Wabyuga karaba ukareka gufungura biwani. Ntakarabye yewe. Raba yariye kugira ngo abisasire. Abanije kunywa kuri biwani. Simoga. Injozi kira cyayo. Simoga gakeza arayiba. Dore ubundi. Injozi kira Simoga cyayo. ryari. Ari ni mushyitsi wa. None subwo. Izi zose. Wawe manarebye akaguru. Wakarabye igenda ukaraba. Ntakarabye. Seze ugiye kumpa. Ni umushyitsi. Tukubera abantu babatinda. Abantu baje gushimba. Mbakura nakajino. Icano niyo ya mbere. Kino yakira gake. Ugiye kuba dore ko wigenje. Safi. Ni wowe igitsina gore ntakizi. Dore ko wigenje. Reka rero mbubwire. Yako mumena B1 ndenze. Ga. Umura B1 igiye kuza B1 hano ni B1. B1 kiza cyayo. Hano wagira ngo mweye wariye. Reka mbikubwire. Wagira ngo nyiri B1. Azi gahunda yanga. Aha. B1 gusa ira. Sana amazi gira vuba bitaraho. Mbegi biryo. Mva. Gusa Imana ye n'abatabibonye n'ukuri. Akubwira ryoshe. B1 igeze mu banka ni B1. Izi nyama bushaba yazikuresha. Siko amazi yuzuye akanywa amazi yo gukaraba mugire vuba. Ibiryo utabiriye. Umura reka mbwira. Reka mu mwanya kuza amazi. Amazi ashyushye amazi akonje. Amazi yaba akonje yabashushe bampa amazi nkarabe. Ahubwo focus yawe ni ibiryo. Nibyo. Amazi ashyushye. Nta nubwo byo nanabyumva by'amazi. Nabonye ibiryo. Dore ko bimenyereye kurya. Nubwire ngo witwa Safia, witwa Nyiradigi. Nyiradigi, niko bavuze rero ngo ni Nyiradigi na Digi. Oya Nyiradigi ni ngewe. Digi ni muzenya wawo ndi. Yeze ko nanda afite Digi. Bamwita muzenya. Uwanyita se Digi. Kwa ni Seka Digi. Seka Digi jojo. Seka. Yewe, sunda kwanga kwita nabi Nyiradigi. Eka kuzana amazi. Na Kadigi. Na Rudigi. Enda igibivuye. Shino muhanga mu guteka. Azamuye igikombe cyo guteka. Musharaza nyuma umaze kurya. Umaze go. Urarya ukombe doki. Sabuni. Sabuni. Cyo tugerageza gukoresha isuku kugira ngo tutagira. Ubundi ni uramukaza nusa. Zanyi. Batanga wize. Ibiryo biraryoshye. Harabura ariko agasalade karihe nako karaza. Tukoresha agasekuru gushyiremo ngaho. Ngaho ugira ngo kungutire. Yomani. Karaba naje. Agasabuni kavana umwanda. Kungutira hano wikumutira mu biryo. Nani byezi bitungana.
utangiye kurya udasenze ntacyo imana ibyavuze bitunganye cyane ndi kureba nyagasani wenyine ndindi ibintu bitaza kunyica ni byinshi nikoze ni ibiki byo kwambusha mushinga ngo yaza naza nyabwo atangiye igihe ataraza ntazahita yimara waje bebi wanjye arayizanye mwese kanyoko wabiti ariko umuvandimwe yaratamiye narariye noneho nongeye kurya n'ibindi ngo biragenda bite byose sha mushinze guteka wigiye guteka wajya ugakaraba ukareka gufungura biwaka ntakarabye yewe yaba yariye kugira ngo abisasire abanje kunywa kuri biwaka nanjye ndabona biba simogate ingeze ikiza cyayo azamo gakeza arayiba dore ubundi ingeze ikiza simogate cyayo ryariye wariye n'iyo mushyitsi wawe none se ubwo izi zose mba narebye akaguru wakarabye genda ukarabye ntakarabye sinzi ugiye kumpa niyo umushyitsi serivisi hano ni ngewe njye uri gukora serivisi none reka musha amaze kunanirwa kubera inda amaze kurya byinshi ihene uwayishe yari mu kigo uragaburira umushisha uretse gukina iyi hene wayita nombere izina ry'igihugu nkunda inyama ariko izo nyama zirandura oya wayita nombere izina ry'ubukristo uretse izina ry'uwisilamu wayita iyi wayita iyi inyama itaye musa ihene ariko ntihite musaza ni musa komeza komeza birakwica ariko wengeze ariko ufite ndandi nk'umufuka aho bijya birahari niko se ahubwo numvise siko tuvuye n'abantu b'abatinda abantu barya ubushyimbo mbakuba n'akagina icana niyo ya mbere kino yakira gakeya ugiye kuba nka yakaze mushi n'umuhe ubundi mama y'ibishyimbo cano ya mbere ku isi ariko ntubabare niyo nkorera witwa extraje ya kabiri iyindi ya mushi ni umugongo mbega umuntu mana yanjye uremerewe abakunzi banjye uzi buriya ukuntu bamamagaye bambwira bati abamushi atari resitora akaba ari mu rugo ibi ni ibiki bararya pe ati feri za mbere niza ndi mu diaspora ndavuga amambere kwa mushi banaye karibu karibu sana karibu iwacu turarya sinakubwiye urarya uririmba uraryohera biraniza we biraniza biwani wari witonze ushyiramo wumva kahise kamanuka ukumva kamanuka ukumva biwani niyo muti mukomere namwe mwihangane abatayibonye ariko yo muzayibona komeza ubashinyagurire bazabibona barinze umuryango twamushi ni twebwe abonye ariko banza urye ku muceri inyama ibimbero kuri rwamagana barahe bakanga tugenda twagiye mu bitaro igire nyombere rubu mbega inyama mbega burashyushye buraryoshye wansigiye bakura kuri amazi wansigiye kureba igifu cyanjye ari kinini wowe agafuka bakaba ari nturangako uravugishwa uretse imbere dore umuntu akudore
baba we mani shobora byo kuva nakava mu Burusiya kuva mu Burusiya Ondiuza? Nionize ni matrice Ari matrice? Metri. Ize matrice? Ni matrice. Barakubwira ngo wize matrice ngo ni matrice. Matrice. Bigoye kuteganya akira rya ziba. Ajya kabufu. Nyama yako tufa ni nziza. Uyitumye unakomera. Tumana amenyo. Ame ntabwo mu musozo ni inyuro tumana amenyo akomera nose bakubwo ntari kurya yongeye kumbira uri kurira ibyamenyo bireke nanjye ushaka kuvuga uvuga gucyurinda ukanyura bose wowe sinda ufite inda yawe ufite igihuru nk'icyo cyawe wowe usaga huru gato biraza agahuru gato n'igihuru gito kinini ko byose si bimwe Nuzongeye kumurikiraho n'igiri. Umva, ntabwo tuzajya unseba. Undi warekeye aho ngaho. Iyi nyama wagira ngo ni karavate. Iri kurereta. Aka kantu kararyoshye gahita kabimanura. Nanjye rarese wagira ngo ni karavate. Ndakoresha ubwoko kumwe kubera kamuresha amaboko. Mushi waje? Ndaje. Batabiriye urugendo neza. Mushi ugenda ukiyaje. Ugenda uke. Nde nariye rega n'ubona. Ba wariye watetse. Kandi banara bitetse ye mwuka nkubese. Mwe Mwiza atazabura ibya. Oya. Oya umuntu afashe ebyiri ngo areke urimo. Urumva bishoboka. Muziryoshye Ndambise. Ni icyemezo yafashe. N'abandi twavuze ejo bundi baza ngo babunzwa nini. Batigiye gutanga. Reka kurya nta kibazo. Nyama ya leta na karavate. Kiriya kigeze ibikira. Ko kingana byonyine. Mbese mwahaye kameramani basi. Kameramani ari he? Ndamuzi. Izina rye ninde? Nta zina rye nzi. Barakubwiye nta mushyitsi ushaka kuza natumye hano. N'uwo natumiye nawe ararya nka nzobya. Bajya ngo ari kunywa nka nzobe nk'unywa amazi. Ujya usenga sinangura umirizo. Yandenze. Do. Beke ibiryo baya. Ibine nyama nka umuntu. Ibiryo mwabimara. Ubona ntawe ukanda umuceri. Komeza uze gukanda n'ubushize urakanda ukandira. Jya kumuceri. Oya. Betinya. Igito ndazongera kuza nandi urarya bimwe n'urye n'ibindi. Nta muntu araza ngo arye umuceri. Ushaka kwirira inyama tu. Ntabwo mugira ikiraro. Ushize rero. Shira amagami. Ngira ngo musharando. Iramagami. Nanjye yamagami. Ubundi inyama nkajyaga mbibona kuri YouTube. Iyi rero ni burya. Umunyamahanga ujya ubikora. Yavuga ko yitwa Norbert. Ihene. Ihene uwahishe yahemukiye. Mushiki wawe yitwa Dusema. Burya buhoro. Dusema. N'ubuye ngo Maro Miswa. Miswa ni Dusema. Maro Miswa. Nutarwara imisungaye. Nta muntu urwaye imisu. Wani y'abagabo. Ngiye kwicwa n'ibiryo ni ukuri kw'Imana. Nazo ni ibidasigaye. Ngiye kwicwa n'ibiryo. Rero dukenza nta gasarade. Ako gasarade kuki utakazanye shaka. Bajya bazisubizayo. Nkazirya nyine. Umwanya umwe ndazireka undi mwanya nkazisubira ariko ndanimbira akubitwa n'umubu. Bakuzaniye watermelon se? Mbayizane ngekenye basi. Komande se utangano hari amafaranga atanze wagiye ubya mu kinyabupfura. Nuko ni kwa nufi w'abana. Mushini w'abana. W'abana hano. Yewe naho nyine. Ariko batanga Eucharistia. N'umubiri w'ihene. Umubiri w'ihene. Byagambye ngo n'umubiri wawe. N'umubiri wa safi ha. Aha ruzana. Uyu ni uwa Kanyombya.
mushi nta mubiragira mushi nguyu igihe tugiye gusenga twebwe bati mwiri wa Kristo noneho ningo ngiye kuvuga ko muganga yambuje kurya inyama none ndavuze ini mwiri yambuzi nyuma bana inyama mvuga nawe henirimo mwiri yambuzi mwiri wa ngombe aya nta ngombe baze ni hene ubundi y'umubiri wanjye baryo umubiri wawe yasharire kwatije Jureka amagambo nawe batwakiye kandi n'ingeso seriveri hano abantu dushaka no kutwiciwe ntabwo ari nose kwima nakubwiye ko biraguhotora komeza urye aya ziri imbere yawe ubundi ibintu ni ubugome burenze n'ubugome hose uzanye ibintu byuzuye ubiduteretse imbere ariko tutabeye ibi biryo bije mu byiciro ntimwabimara abagenya imwe n'ababirundiye nubwo mwe murabibona mugahita muhaga mutararya nkamihorera ishyire mu ijigo wowe uravuga umuntu uguhaye ngo ni ubugome none se ubu ngubu hari urushyi ariko bagukubise umuntu uguhaye atagukubise nta muntu uguhaye atagukubise usibye ko inyama banazimbuye hano ni mubiri umuntu wese uri hano akarya aravugishwa uri kuvugishwa kandi ejo nzaba nayura ngo ejo ntuzibuka ko wazanze wazamaza nyama zo kwa mushitisi bazi kugemurira muri siyashike indani imbi niyo mpamvu nditagutera kugemurira muri siyashike z'inyama indya nivo indani uzi ko bazi kugemurira ngubu urijuse ariko urahaga ko mu minota 30 mu minota 40 urabushoboye wowe utiyasororire ibi bintu biba kugemurira siyashike cyangwa baba ibi ni ntacyo byakora wahita ukura wasamuka ukuri mwakoze cyane mushi turabushimiye kuba watwakiriye ariko nawe ndabanenze kuba mbasireho uturyo tuhaye dukeya ntimuturye mani ishobora gashyiraho iriya mifuniko ibiri hari undi mufuniko ngira ukubye kabiri wasalamu alaikum alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh kefari kaho komeza kuna kagufu ibingibi ntabwo natsinzwe pe ibi biryo rero urayimanitse uri kwimana byabazwe ikisilamu byabazwe ikisilamu ariko mva singiye guturika ndaga wowe gira ariko ryo tutwumuye yewe mani ishobora byose wenda pfuye we nta sakanyawa naho ashyira oya akoze ko ufite igikapu ugendana nta mfundire ubu gushyiramo ngo inyaminde kapora nyange rero kijyamo utuntu dukeneye nta bazabwo gihora kiri gipakiye kiba kirimo ibindi bintu byinshi ngo ujyemo utundi tuntu takuzi windyama wana urahazi ntabwo uri ijoro era nta gitanda uzaho kiri se ngo wabaye umwana muri ukaja mu mitano mumaraga mugashaka kuryama umwana wenda pfuye ubusi ibiryo biguteye irari nta soni bituma umugore mbabarira da sanabasi nkubiteho B1 usomeye twese B1 ni nziza mane akanyombya ngo uraririmba ni ukuvugishwa n'amagambo ese kutanywa kuri ka B1 ngo mve ukuntu gahita kabimanuka neza gahita kabisya cyangwa kundi karafite na oderi nziza kahumura neza icyo karushije izindi gafite odeta mwiza okay odeta mwiza kuri niba ni rero ni hatari iragenda ikabisya mu nda uba wowe ushaka kujya nibyo ubu n'ubandi ukagera iwawe nimba muri buze gutekereza kujya kugaruka ariko mushi wavuyeyo ukaza ugafata ibi ndaje mbaze ry'ibyo biryo mbikura ntabwo ngewe ariko shingi ibi turi gutuma ngira irari ufite irari ndi kugira irari bana byanjye siko ari uri kunkorakora unambara kuri abakunzi rero bacu turabasuje basubije hasi
nuko nzaba nanjye nzabatumira rimwe abakunzi banjye shira kakantu muri ya abakunzi banjye bazakumva ko uzi kugatwara ubwo abakunzi babubwiye oya fashe iriho se fashe iriho ukayihamo ariko sigwanya watumira umukunzi ale nawe ukanja pe muvumbi yangu dore fata niki mushi njye seriveri mbega umuceri nk'umuntu akiri ibyago iyi nyama ni B1 genda B1 uraryoshe icyo ngukundira B1 we tangiye gusiga ubwo rero usenze wicaye ari B1 uhagaze byagenda nukubyina umutari nukuvuga ngo usinze ibiryo ntabwo usinze B1 ko B1 ntabwo usinze oya ntabwo usinze B1 ni nagatutsu bayita intutsumuzo ukarabyuvemo mwarabyanka nahaze cyangwa singiye gupfa nicwa n'ibiryo umuntu yamanitse se nyamugaya oya nukuri bagenda ura egezeho ibyo byawe anyonge arakomeza bite arashirwa bimaze arije kabisa uziko nari ndamwe cyarabu ahubwo namwe ngo haleluya amen amen ubwa amen murakoze cyane twakira kanamwe ndise wicarire hano kanze fashe kuko amazi nk'utayafite ayo mfite fashe hirya y'amazi iyi mifura ye mushi imifura ye amafupa ndayijya uzi kuko ntabwo mukeye kabisa oya nushabura aho busanira uganiriza umwana usa kubiwane bana yanjye kutuvunira intebe icyari umusayinda reka namwe mwamaye agatebe gato kandi murabona ndi big ndi fuso yewe najyaga nkubona ntabwo nahise ibiro ufite kuko ukureba live nukora kuri kamera wabonye bifite biri ngaho ibiro byawe biri hejuru musezere bye ngo akira bye ngo ndakuku wongere some ibi ni ibiryo oya mwe murya gake ibi ni ibiryo nk'abarega ubu ngubu yambwiye ngo ni igihe uri kuri serivisi ariko nakomeza sharasha igihe sharasha ntujuje iyo urifura uruzuza ukabigaragaza ukabireka ubuse narizi ko saa 11 tuze ko tubirangije reka umushina we rwose arabipakiye we uzi ko bireba ubwabo rwica no kurya ugashaka gusinzira kandi muragomba kurara iyo maze kurya mitashaka kuryama hano nta buri buhari ufite ibyumba bibiri na salo hari iby'abana naho barara ibyumba bibiri na salo none uzajya kuryama mu cyumba cya madamu itabana mu cyumba cy'umudamu aritonda ariko ndakuwe ntabwo arara mu cyumba none niba bikwishyuye ryama ku butaka ari nanaryama hariya garama hasi hano ibyo bita byose si ukuryama ubona petari ariko petari hasi ni ubwa mbere mbonye uriye kanya mu minsi tumaranye ni ubwa mbere utari hano wajya he ajya kurya bwa buryo bwo muri resitora bw'amahero butagwaye agaciro butazana imyotsi mu biryo ariko ubutazazi karanga zumutse tuzijye zumutse niho zitarambirana burya ngo bwa buri mwijusi murarwana utangiye gukomanda ngo bazakaranga ku mavuta watanze se ku munyu wazanye ku rusenda wazanye kuri pilawu wazanye ariko tuzabitanga tuzabitanga babazi batwumukiriza n'umuvumbi w'ibiryo uravumba ibiryo live aho mukore subscribe yenda biwanye raryoshe nimukora subscribe kuri iyi channel tuzabakunyama mushirwa subscribe share link comment and broadcast and broadcast okay broadcast bakore subscribe and share kohereza kuri bagenzi bawe and link comment bajye no ku masitati
nta kibazo ariko ikintu cya mbere tugomba kubanza gushyira kuri sitati kugira ngo n'abadukurikira nabo bahite babona kuhita babikora babishyira kuri sitati urya gutya aba afite impungenge no kuba ari umugabo wawe wabona umuntu urya gutya ukabona ibimugaburira wowe ese ntabwo nagutunga urya shaka bishywe ntabwo utunga urya weka